Reka nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza cyane mwebwe mudukurikira ku Mucyo TV, turabakunda cyane, muri inshuti nziza z'akadasohoka. Turi kumwe rero ano n'umusitari, no murasa fashion, akaba umubyinnyi, akaba byose, urabona ukuntu yambaye. Uyu mukandara wawugurira hehe? Reba iyo nkweto, cameraman shyira ku nkweto ture. Umukandara rwose, reba iyo nkweto, reba iyo pantaro aba yambaye rwose. Tutaramwakira reka nkwibutse ko ari ahantu ushobora kujya kurara mu Mucyo Home Limited. Ushobora kujya kuharara, wajya hano biho bita mu Rugano, wajya inyuma ya stade. Mu Mucyo Home Limited byose ubisanga mu hari amacumbi meza, urarya neza, iyo utanze komande waraye mu cyumba urya neza, urara neza, umutekano ni wose, haba maison de passage, byose birari mu Mucyo Home Limited. Hari nomero turaza kukwereka, ushobora kuza kuhamagaraho n'ubundi ibintu bikagenda neza. Rero uzano mu mujyi wa Byumba, aho ni mu karere ka Gicumbi, utemberera hano hafi. Reka nkurangira ahantu rero wagera ino ukaryama ugasinzira neza. Mu Mucyo Home Limited niho biri kubera, ibyumba byiza, amacumbi, ndetse iyo ugeze mwaho kurara bagukora komande nziza. Hari n'ibinyobwa byiza cyane. Isuku mu Mucyo Home Limited ni inshingano kuri bo, umutekano, maison de passage, ibyo byose ubisanga mwaho ngaho mu Mucyo Home Limited. Iyo ubazaniye umukiriya, iyo uzanye umukiriya baguhara amafaranga baguha, iyo uzanye umukiriya baguha amafaranga, ndetse n'umukiriya iyo amaze iminsi myinshi cyangwa yatanze komande y'igihe azamara mu cyumba bamuha igabanyiriza, baramugabanyiriza. Nta handi bibera rero ni mu Mucyo Home Limited. Ikindi bakorera aho bita mu Rugano, harani hepfo ya gare gatoya, umanuka rakura ADPR ugaca mu gahanda akamabuye gari. Waba uri kuri stade rero naho ukaja inyuma ya stade gatoya, niho Umucyo Home Limited bakorera. Iyo uri umunyeshuri cyangwa uje kwiga cyangwa uje gukorera inaha ugashaka ahantu ushobora gucumbika, mu Mucyo Home Limited naho wakerekezamo kuko byose birahari. Naho rero wowe niho nagushishikariza. Ushaka rero ufite ibirori bigiye bitandukanye, haba ufite isabukuru, waba ugiye gukoresha private shower, aho mu Mucyo Home Limited byose barabigufasha. Hari ibinyobwa n'ibiribwa biba bihari, ndetse n'ibyumba byiza, kubwira ibyumba byiza bishashe neza, hose ubisanga mu Mucyo Home Limited. Karibu mu Mucyo Home Limited, bagwe service nziza. Reka tukwakire pa makuru. So kabisa, thank you so much. Timose wacu mukuru dukunda. So nishimiye kubonana nawe kabisa. I'm happy with you. Kabisa nkanjye happy dancer ndetse fashion. Nishimiye kubona nawe Timose nk'umuntu kuriye showbiz ya Gicumbi yose. Okay. Imana ishimwe cyane kabisa Timose. Birenze aho ngaho n'ibyawe kabisa musaza. Turi kugenda duhura n'abantu batubwira amazina yawe atandukanye. Amazina yawe bwite wiswe n'ababyeyi na yahe? So amazina yanjye niswe n'ababyeyi bwite banyita Niyongabo Weraris. Gusa andi mazina ya entertainment banyita Happy Dancer. Kabisa nibyo ngibyo urebye nta kibazo. Happy Dancer, ese iryo zina rya Happy Dancer kubyina wabitangiye ryari? So kubyina nabitangiye ndi primary. Ngeze primary nkomeza ngera secondaire, nangera gutumirwa na za festival iwacu muzika. Nkajya ndahatana mbese Gisenyi n'ibikombe bitandukanye. Nkomeza ishuri nisanga nageze Igicumbi. Gicumbi ninjira muri showbiz yaho, nkaba ndaho ndi professional dance, ariwe Happy Dancer muri Gicumbi bafite kugeza amagingo. Okay. Hari igihe wajyaga wumva izina ryitwa Happy Dancer utaramubonaho? N'uyu turi kumwe atubwiye ko yaciye mu bintu bigiye bitandukanye. Ese Happy Dancer tugusubije inyuma, kubyina cyangwa ibyo ngibyo ukora ubona byagutunga? Gusa bitewe n'ukuntu mbona amafaranga mu buryo njya mbona amafaranga nyine mu buryo abahanzi wenda bakeneye kuvuga ngo bakeneye ababyinnyi muri video, niho mbona amafaranga. Ikindi ndetse mu gihe wenda habaye events zitandukanye niho bajya bantumira, ariko nyine nabihoraho ku buryo wavuga ati nibura ngo byanwa ku munsi ku wundi biboneka gakeya ku mashow atandukanye. Ndetse n'abantu bambwiye ati uyu munsi uradususurutsa bitandukanye. Ubwo nicyo mbona amafaranga.
urumva nabyahoraho kuva navuga iti nabyizera mu buryo bworoshye. None ubwo kutabyizera mu buzima busanzwe n'iki kintu ukora? So ikindi kintu nkora wenda ndakiresa nkagerageza gucuruza n'inkweto mu buryo bwo kuvuga ati nibura igihe cyose ndabona amafaranga igihe nyakeneye cyane kabisa bikanyemura ibibazo nyene byihuse. Okay, basitari bane Gicumbi rero you Happy Denso akora no mu isoko rya Gicumbi. Iri bishyashya iri ryiza cyane, naho ushaka inkweto nabwo wamujyaho akakwambika neza, kandi hari namwe mu bahanzi usibye ko atabivuze, hari bamwe mu bahanzi ajya agerageza kwandika mu gihe byabaye ngombwa. Sibyo cyane. Reka tugore twiganirire. Happy Denso mu buzima busanzwe, Happy Denso ni umuntu umeze gute? So mu buzima busanzwe njyewe ndi umuntu woroshya ibintu kabisa, ndi umuntu ubana n'abantu neza cyane, nta muntu tugirana ikibazo binturutseho ahubwo bimuturukaho kubwe. Happy Denso ni umuntu ngo utagirana ikibazo n'abantu ngo kimuturutse, ahubwo wowe kimuturukaho. Kimuturukaho. Happy Denso iyo urebye entertainment yano Igicumbi turimo, ubona iyo ihagaze gute? Ubona iri kugenda gute ubuzima nawe iyo urebesha amaso yawe? So guys, ikintu navuga kuri entertainment ya Gicumbi, gusa entertainment ya Gicumbi gusa igerageza kuba ifite improvement, ariko gusa hakaza kuba ikintu kitameze neza cyo kubona show zitandukanye kutazibonera ku gihe, ndetse n'abandi batandukanye kuba bataba bari successful ku buryo bya entertainment, kubikunda cyane nyine nabajya bikunda ku buryo biri hejuru cyane ku buryo babasha kuzamura showbiz ya Gicumbi mu buryo bwimbitse. None hari igihe abantu bajya bavuga ati rwose turashimira umuntu kanaka yasize idafari ku gikorwa runaka. Happy Denso kuzi kubyina nyire idafari tuvuga ngo Happy Denso yatangiye gushingana Gicumbi. So ikintu nakoze Gicumbi wenda mu buryo bugaragara muri Gicumbi ku buryo nahaje na mubyinnyi uhari ukomeye cyane, ikintu cyafashije ninjye wisanzemo ari njye mubyinnyi uri hejuru cyane, ndusha abandi mu buryo nakwita wenda mu buryo ntavuga tu, ariko ikintu bitewe n'ibikorwa nagenda akora bitandukanye muri festival iwacu muzika, performance zitandukanye, nta muntu asanze Gicumbi mu buryo wenda kuba yaratandinze ahantu hakomeye cyane njye wisanzemo. Ariko gusa nanjye nshimira cyane abahanzi babasha kuntumira mu birori byabo, mu videos yabo, mu challenge yabo yanga bakoreye ma challenge, bashimira cyane kabisa, bazakomereza aho ngaho bizatuma tuzamuka Gicumbi tumeze neza cyane. Okay, Happy Denso se umushaka ko mukorana cyangwa umushaka ko agukorera mu bitaramo bigiye bitandukanye ntabwo biba bigoye? Oya, nabigoye cyane, ni ibintu byoroshye cyane kabisa, ni ibintu byoroshye cyane, turaganira tugahuza uburyo uramfatamo kabisa, ibintu byoroshye cyane, ndabikwemera kabisa, itewe kuntu wanyakiyemo nta kibazo rwose, biroroshye kabisa. Muri aka kazi kawe ko kubyina ni izihe mbogamizi wahuye nazo uvuga ati rwose ngiye kubivamo? Imbogamizi nahuye nazo gusa ni igihe nakoreye umuhanzi challenge, anyezeza amafaranga kuyama arambeshya kabisa, baranyambura. Nibyo nahuye nabyo, niba navuga ngo iki kintu cyambabaje, navuga ngo nibura nahise mvuga iti ibintu ubundi ndimo bimeze gute. Hari mu mwaka wowe 2022. Ese Happy Denso ari ikibazo bajya bakunze kuvuga abantu abahanzi bakunda kwambura, kuko nibyo cyangwa se ibyo? Abahanzi cyane cyane bakunze kwambara, impamvu nyine bakunze kwambara nuko abagiye bakoresheje ibintu, bashaka gukoresha ibintu birenze, bakavuga iti urabona cyakoresha ababyinnyi, nkoreshe aba fashion muri video, nkoreshe ndetse n'aba photo making batandukanye mu look like, nyine bigasaba kuba byamusaba indi level iri hejuru, ubushobozi bukaba bukeye, ugasanga nyine biturutse ku mpamvu zo kwambura, ariko bitamuturutseho ari impamvu nyine z'ubushobozi bitewe n'ibintu yifuzaga byabaye byinshi. Inama wamugira nk'uwo muhanzi ushaka kwipasa muremure? So ikintu nagira wenda inama umuhanzi ushaka kwipasa muremure, baje bagerageza kuvuga ngo nibura narangije ibintu gutya, nzakoresha abangaba mfitiye ubushobozi, kuvuga ngo ndakoresha aba bantu nzabishura,
aho ngaho ni ibintu nababwira kabisa gukoresha abantu bafite ubushobozi byaba bishimishije kurushaho. Mu kubyina kwe atubwiye ko imbogamizi yahuye nazo bigeze kumwambura, kuko ahita anagira inama abahanzi cyangwa undi muntu wese ukoresha ibintu bimurusha imbaraga bigatuma ashaka kugira ute guhemuka. Happy Denso, ni iki cyagushimishije rero nk'uko izina ryawe Happy, ni iki cyagushimishije muri uyu muziki cyangwa muri industry urimo kubyina? So thank you kabisa. Ikintu cyashimishije kabisa, ikintu cyashimishije nuko nabaye international professional dance muri Gicumbi, biranshimisha ndetse natumirwa n'ahantu hatandukanye cyane mu ntara zitandukanye, njya ntumirwa ku ma stage bakantumira, biranshimisha cyane kuba narageze kuri level iri hejuru kugeza amagingo nkaba ndi professional dance ahantu hatandukanye, biranshimisha cyane, ibyo bintu ndabishimira cyane kabisa kandi ndabikunda. Happy Denso, ukunda kurya iki mu biryo byose? Wowe ukunda kurya iki? So mu biryo bitandukanye ikintu nkunda kwirira njyewe, nkunda kwirira tuzingaro, akanyama, ibintu biraho kameze neza cyane ndetse n'agatogo. Nibyo bintu binshimisha kuba nafite ifunguro nk'iryo ngiryo. Ese umunsi wa Happy Denso fata nk'umunsi umwe wawe uba wubatse gute? Guhera mu gitondo kugeza ubwo wongeye kuryama? So umunsi wanje ngomba kuvuga iti nibura guhera mu gitondo arrangement mba nayiroganije kugeza afternoon. Avuga iti mu gitondo akora iki ngiki, afternoon ndakora iki ngiki, evening ndakora iki ngiki. Biri arrangement, nkavuga iti nibura ndakora ibi ngibi, namvuga ngo umuntu uvuga ngo ndabyuka mu gitondo ngo ngendere ngo mu inzira imwe gusa, biti arrangement. Bitari arrangement ntabwo jya bikora rwose. None Happy Denso, iyo utari kubyina kwitoza uba uhugiye mu duki? So mu gihe atari muri myitozo bitandukanye, muri repetition, mba ndi gucuruza inkweto mu mujyi wa Gicumbi mu isoko. Nimwe mba nibereye, nimwe wansanga, icyo mba ndimo. Ubwo ikindi nabona ikiraka nkajya kugikora kabisa kijyanye na showbiz, mu kubyina nyine biraho, ndetse na fashion, ibintu biraho kabisa. Urasubiza yego cyangwa oya? Happy Denso akunda kurakara? Oya. Happy Denso y'umushotoye muraguruka? Oya. Happy Denso akunda gufana umupira w'amaguru? Yego. Ufana ikipe? So mfana Real Madrid. Real Madrid. Happy Denso, hano Igicumbi niwe mufana ufana? Niwe muhanzi ufana? So mfana umuhanzi bita Jay Simon, ndetse nkanafana umuhanzi bita vocalista bita Kenzo, ndetse nkafana n'umuhanzi bita Minanizo, ndetse nkanafana n'umuhanzi bita Stazo. Abahanzi nabemera cyane kabisa muri rusange abo ngaho. Thank you for mu bantu wowe mu bantu ubona bakizamuka mu kubyina, ni nuvuga ati tara y'uyu nguyu wowe izabirenze mu babyinnyi, aho ubarizwa mu babyinnyi, ni nuvuga ati tara yizabirenze mu bana umutozanya? So mu bantu njya mbona twitozanya, mu bantu mvuga ngo niba afite talent iri hejuru cyangwa se bazabasha kuzamuka, njya mbona ni umuhungu umwe bita Mucyo ukora muri Genuine Foundation GTA. Mvuga iti nibura uyu muntu azajya mu kirenge nk'icyanjye, agiye n'ahantu hakomeye cyane nkanjye ahangaha, kuko afite tara, arabikunda kandi mbona abizi neza, ari mu nzira yabyo. Ndetse n'undi mu baby bita Sasha Agasaro, nawe abizi neza cyane, ni Sasha Modo, abizi neza ni Sasha Modo, ndetse aranabyina nawe, ndetse abizi neza kabisa n'ubwo ari promotion yo kuba yaba professional kuri dance cyane kabisa, ndabimubona. Ese werese ni umuntu ushobora kugira impuhwe? Cyane rwose ni umuntu ushobora kugira impuhwe, nta kibazo, meze neza cyane, impuhwe ndazigera. Utagira impuhwe urumva hari umuntu utagira impuhwe kandi. Werese uyifite ababyeyi bombi se? Cyane. Ari papa na mama ninde ukunda cyane? Nkunda mama. Weje ukunda mama? Mama ni umuntu isa n'isa mumagara ngo umeze ute, ngo ubayeho gute, uturihe, ariko papa ashobora kumara n'icyumweru utamvugisha, ariko mama ku munsi nakwego mu munsi utamvugisha, urumva rero niyo mpamvu mukunda cyane. Ese werese afite abavandimwe?
Mfite abavandimwe. Papa ufite abavandimwe bangahe? So mfite abavandimwe benshi cyane sinabasha kubarondora. Uri umuhererezi wanyu? Yego. Ariko abavandimwe bafite benshi cyane kandi nkunda cyane. Ese Werarise uba muri ghetto cyangwa mu rugo? So njyewe n'ahantu mba ubu ngubu mba na sister niwe tubana mu buzima busanzwe ngomba mu gipangu atuyemo nicyo mbasha kubamo kabisa. Werarise ukunda kumva indirimbo zo mu yenjyana? So njya nkunda kumva indirimbo zo mu bwoko bw'amapiyano ndetse n'amarege ndetse n'amafrobeat. Ndabikora cyane. Okay, turi kumwe na Werarise ni umufashoni acuruza inkweto. Urabona no kuntu aba yambaye njyewe byantunguye. Urumva aba mama white y'umweru rwose hano. Aba mama white y'umweru n'inkweto y'umukara isa nkaho isigwa amavuta. Twagize ubundiro bwo kumusanga cyangwa turi kugirana ikiganiro. Hari byinshi azi gukora, azi kubyina, muraza no kubibona mu kanya araza kutubyinira, azi kubyina, azi gufashoninga. Ikindi afite n'itsinda abarizwamo Happy Dance. Okay, aba no muri Happy Dance. Umushaka rero haba mu bukwe, haba mu birori, haba mu biki byose araza bakagufasha, sibyo Werarise? Nomero za telefoni wazitubwira? Nomero yanjye ya telefoni 08 34 05 18 2 kabisa. Ahantu hose mba ndi ready, nyandikira WhatsApp ngusubiza direct igihe cyose, call for free. Rubyiruko rero no bose mubona turi muri entertainment ariko tugomba gufashanya cyangwa kuzamurana. Nimba rero ushaka mu fashion ujya mu ndirimbo yawe, video yawe ikazagenda neza, heba rero uhamagare uyu musani kugira ngo agire ute abigufashemo, sibyo Werarise? Reka rero tubashimire. Icyo twabibutsa nuko mwajya mudufollowinga, mugakora share ibiganiro byacu tugenda tubagezaho kugira ngo bizabe bikomeza bigende bimera neza. Murakoze cyane. Tunashimira Munyaneza nawe kuri kamera man. So thank you so much guys. Turakunda ikindi. Turakunda kabisa.